nkuko nabikoraritse rero tugarutse kuvuga kuri iriya foto ya Trump yiyerekana nk'umukiza w'umucunguzi Yesu Kristo. Yavugishije benshi cyane. Trump iriya foto agahita yivanaho. Biriya bintu bivuze iki? Biriya bintu n'ubuhanuzi bujimije buri muri Bibiliya yawe mu gitabo cy'ibyahishuwe Trump yarabishoje. Biriya bintu rero byavugishije abantu benshi cyane kubera ko benshi babifashe nkaho arimo abatesha agaciro umukiza wacu Kristo, niko babibonye. Ariko biriya bintu n'ubuhanuzi buzimije. Reka tse tubyinjiremo nkwereke ibyiriya foto mbigusobanurire noneho uhita utangara. Mbere yo kwinjiramo rero reka nkubwire nti banza ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Subscribe niba utariyandikisha, subscribe kugira ngo ibi biganiro bijye bikugeraho. Aya ma video ntakajya gucika y'ukuri, kuko ukuri kubohora imbohe. Kanda like, ubundi subscribe, usharinge, ntubyiherane, uzurebe ibintu by'ubuhanuzi. Iriya foto rero imara kujyaho, ngewe nta kindi kintu cyose kinza ku mutima no mu mitekerereze yanjye, nahise mbona ubuhanuzi bwa za nyamaswa ebyiri, ukuntu inyamaswa ya mbere yaciwe intege noneho ikongera ikabaho ikazasubizwamo imbaraga n'intege na nyamaswa ya kabiri. Wibuke nakubwiye za nyamaswa ebyiri muri video yashize. Iya mbere yavuye mu nyanja ifite imitwe 7 n'amahembe 10, nakubwiye ko ariyo Roma. Noneho iya kabiri iva mu gitaka iza ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, nakubwiye ko ariyo Amerika ifite abarepublika n'abademokrate. Uko birimo mu bintu by'ubuhanuzi ubyumva neza iyo umaze kubisobanukirwa. Reka tuyinjiremo rero. Wibuke ngusomera none mu byahishuwe 13:12. Nuko ya nyamaswa itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Urabyumva? Itegekesha ububasha bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihati isi n'abayirimo bose ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe igakira. Inyamaswa ya mbere ifite ububasha, ariko yagize urugoma iracika. Imaze gucika hashibuka ya nyamaswa ya kabiri. Ya nyamaswa ya kabiri itegekesha imbaraga n'ububasha bwa ya nyamaswa ya mbere kugira ngo abantu baramye ya nyamaswa ya mbere bikozwe na ya nyamaswa ya kabiri. Sinzi kubyumva, ibintu birashimije ku buryo kubyumva, ariko reka ngusobanurire tubyumva. Inyamaswa ya mbere rero Roma yagize urugumita. Reka tubirebe. Uzi ko mu 1809 uriya Napoleon Bonaparte yafashe umupapa wari uriho Pius wa 7 amuvana i Roma bamujyana bunyago imyaka 5 yose. Aribyo bintu bitanga inyamaswa ya mbere yameze nk'ipfuye igira uruguma, ariko iza kongera gusubizwa mu buzima ibaho. Wibuke mu 1801 biriya bise revolution y'Abafaransa imaze kuba, Bonaparte na papa wari icyo witwa Pius wa 7 basinye amasezerano y'ubwumvikane mu miyoborere ya Kiliziya, barumvikana neza. Ariko noneho kubera ko Bonaparte yashakaga ko ayobora idini katolika muri empire ye, yabwiye umupapa ko bagomba gusinya abantu bose bagomba kubaha uriya Bonaparte. Umupapa arabyanga. Amaze kubyanga rero mu 1809 nibwo bamutwaye, baramufata bunyago. Bibi bintu bikomeye cyane bitegeze bibaho kubera ko ingufu za politike ngo zari ziganje ingufu z'umwuka. Bibaho bimaze kubaho ngaho Bonaparte aza gutsindwa. Amaze gutsindwa arahunga. Noneho ko uwo mupapa ngo yasubiye iwabo, noneho anababarira abantu nawe umuryango wa Napoleon bose arababarira. Bibaho bigaragaza ko atanze imbabazi, ibintu birakomeza. Aho rero akaba bavuga ngo ya nyamaswa ya mbere yatswe ububasha ibwatswe na Napoleon ariyo ya Roma iyobowe n'umupapa, noneho nyuma iza gusubizwamo imbaraga irongera ibaho. Bibuko nguko bibaho ngaho. Ya nyamaswa ya mbere komeza ibaho nkuko nkubwira ko Roma yashibukiye muri Amerika, none Amerika azari ya nyamaswa ya kabiri yavuye mu butaka. Nkubwire rero ibya Trump aho bihurira n'ibi bintu, uhite wumva ukuntu ibintu bikomeye cyane. Kuki Trump yaje hanze akishushanya iriya foto yerekana nk'aho ari Kristo, noneho abantu bose bagacika urondogoro? Byagenze gute? Kankwereke. Pite ndasa ku ntego
ntagutindiye. Uyu mupapa uriho bita Leo n'uri wamubanjirije Francis ni abantu bari bameze nk'abatazwi, ariko none bigeze kuri uyu mupapa w'uyu munsi wumva ukuntu satani akora iby'iriya shusho isobanuye. Tega amatwi neza wumve ubihuze n'ibyahishuwe ko ya nyamaswa ya kabiri izongera guha imbaraga ya nyamaswa ya mbere igahatira abantu ngo bayiramye. Buretse wumva ukuntu ibintu bimeze. Ibi bintu hano hantu niho rukomeye, byumve neza. Wibuke ibi bintu by'ishusho Trump ajya kubishyira hanze, yabanje kwandika message inenga uriya mupapa ivuga ko ngatamwiyumvamo, ngari umuntu atari umufana we, ko nta kigenda nta kintu amaze. Wumve nuvuga ngo uyu mupapa mushyashya ntahazwi n'abantu benshi baranamupiga ko bimeze nk'atari na papa. Abakurikira ibya Gatolika sinzi ibyo barimo, ntago wumva afite ingufu nk'izo wa Papa Yohani Paul bari bafite ba kabiri n'abandi ba papa babanje. Uyu mupapa ameze nkaho nta nuzi ko ahari. None kubera ko ibyahishuwe kugira ngo bisoze, iriya nyamaswa ya mbere ariyo papa bugomba gushyirwamo imbaraga, gusubizwamo imbaraga na nyamaswa ya kabiri ariyo Amerika iyobowe na Trump. Trump rero yanditse kiriya gipost cya mbere amunyenga kugira ngo yatire attention abantu, noneho bongere basubizemo imbaraga wa papa, bavuga bati attention ntukina n'umupapa. Urumva message ikora umuti wo kwibutsa abantu ko papa ariho. Urumva none bamaze kwibuka ko papa ariho, asubiranye bwa bubasha gahoro gahoro. None Trump kubera ko ba Trump na bara Abisirayeli n'upapa bose ko ari batatu bose bazuriya mugambi wa satani wa antikristo bashaka kuzana, ariko none bakoresha uriya mupapa wa mbere wavuyeho Francis kujya guhuza amadini, agahuza ibiki bose, arangije umukino. Yuko byamugendekeye ntubimbaze, ibyo ni ibintu najya mvugira ahantu hanze kubera ko ngenda bizi ko byagenze. Noneho Trump sasa rero no kugira ngo asubizemo imbaraga uyu mupapa utazwi, ahita azanira foto. Amaze kuzanira foto yifotoye nka Kristo, nuko yaramaze kuvuga ko papa atari umufana we, byamusubijemo za mbaraga za mbere. Noneho abantu bitavuga Trump worashaka kwigeranya na Kristo, uri kwataka umupapa. Abantu amaso yose bahita berekeza hehe? Kuri uriya mupapa asubirana za mbaraga za ngufu, kubera ko ingufu azihawe na Trump kubera ibyo ya postinze. Biriya bintu Trump yapostinze bibiri, yaba ari ukunyenga umupapa, yaba ari kugira nka Kristo, byose byari bigamije ko ya nyamaswa ya kabiri ariyo Amerika izasubizamo imbaraga ya nyamaswa ya mbere ariyo Roma. Urabyumvise noneho ibi bintu maze kubibona nahise mvuga wow, ubuhanuzi burimo buragenda bukomanga. Urabibona ko uyu mupapa ntazwi, ntaho njye mwumva, ntaho mbona agenda, ntago njye mwumva kabisa. Nukuvuga ngo barebye bavuga bati rero uyu mupapa ni cyenge. Kandi noneho wibuke ko uyu mupapa nawe ni umunyamerika, n'ukuntu yagiyeho narabikubwiye. Noneho za nyamaswa ebyiri ubone noneho ko zitangiye kuza noneho zigaragaza ubupapa na Amerika. Inyamaswa ya mbere izasubizwamo imbaraga n'inyamaswa ya kabiri. Ari byo rero Trump yakoze, nta wundi wari kubishobora. Trump biriya bintu yirwa postinga, abantu benshi baraseka banyenga, kumbi biriya bintu byagira ngo Trump asubizemo imbaraga n'ububasha uyu mupapa mushyashya. Nimba wumva koko binyuranye n'ibyo nkubwire cyangwa ibyitekereza, andikamo ntago ari byo. Biriya bintu Trump yakoze, yataka umupapa akongera akishushanya yiyerekana nk'ari Kristo, n'uburyo bw'uko ya nyamaswa ya kabiri igomba gusubizamo imbaraga ya nyamaswa ya mbere ariyo mupapa idafite imbaraga na gato. Kubera ko abantu bamaze gukanguka uyu mupapa ukuntu yagiyeho, n'ukuntu yasimbiye Francis, n'ukuntu Francis yapfuye mu gitaraganya, n'uyu agatitse mu gitaraganya akaba ari n'umunyamerika bitarabayeho, ukuntu babihimbye, abantu benshi barabibonye. Ubupapa butangira gucika amazi. Nta mibare mfite, ariko abantu bafite imibare batwereka ukuntu uyu mupapa gukundwa kwe, kuvugwa kwe, kuba ari ahantu hose azwi, nta hantu bishobora guhurira n'umupapa wari uriho Yohani Paul wa kabiri. Ibaza ukuntu Papa Yohani Paul wa kabiri yarazwi ahantu hose ku isi. Francis byabayeho wenda gatoya, ariko uyu nguyu mushyashya ntazwi
ntazwi, hari n'abantu ushobora kubaza yitwa nde ntibamenye n'izina rye. Noneho barebye baravuga bati uyu muntu rero kugira ngo agire imbaraga bigomba kugenda gute? Nuko umuntu uri muri ya nyamaswa ya kabiri yari Amerika uyikuriye agomba kuba ari we uha intege iyi nyamaswa ya mbere. Byemerezwa he rero? Byemerezwa ko Amerika niyo iri inyuma y'imigambi yose yo gukingira abantu, yo kuba umubare, izina n'ikimenyetso by'inyamaswa bakoresheje ikoranabuhanga. Urabyumva? Bihakane nimba ko kumva atari byo. Amerika niyo iri inyuma y'umugambi w'uko abantu bazakoresha umubare, izina n'ikimenyetso cya nyamaswa. Noneho mbigusomera neza ngo ya nyamaswa ya kabiri ihatira abantu bose yaba umukuru umuto bose gufata umubare, izina n'ikimenyetso cya nyamaswa. Wumve byose ngo ya nyamaswa ya kabiri, kanze mbirebe, ya nyamaswa ya kabiri iyo nyamaswa iyoboresha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Wumve, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramye bose. Itera bose, aboroheje, abakomeye, abatunzi, abakene, ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ibi byose bizakorwa na Amerika, wumve, igendeye kuri za mbaraga zari mu nyamaswa ya mbere. Noneho ya nyamaswa ya kabiri ifata ububasha aba ari ituma abantu bakurikira ibyo bintu. Niba ubona atari ko bimeze, Amerika atari gusunika ibyo bintu umbwire, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri rero. Ufite ubwenge aba ari umubare wayo w'iyo nyamaswa, kuko umubare w'umuntu ari wa mubare ni 666. Urumva rero, ni ukuvuga ngo urumva ntabwo twinjira muri ziriya ntambara zindi ziri hariya. Ibyo byo bishyura ukwabyo Irani na Israel, ni ibintu biri kujya umujyi umwe. Noneho bakoreye gahunda ya Israel nini iri hariya. Noneho Trump nawe asubizemo imbaraga ya nyamaswa ya mbere ariyo Roma, ari umupapa. Noneho ibindi bizaza tuzagenda tubisesengura buhoro uko tubona ibintu bigenda byerekana. Hano rero message ubutumwa naguhaga, Trump bira bintu yabikoze kugira ngo asubizemo imbaraga ya nyamaswa ya mbere ariyo Roma n'umupapa wawo. Niba ubona atari ko bimeze, nta kintu nakubwirisha kugira ngo wumve ubuhanuzi. Abo twabanye rero nkaba mbashimiye, mukomeze mucane ku maso kandi ukandeho like, ibintu ntubyihererane, subscribe, namwe mukomeje kwiyandikisha ku bwinshi binyera ko munyote ukuri amanywa nijoro. Nkambashimiye cyane. Ibi akaba ari ubuhanuzi butangiye, noneho bugomba kugaragarira abantu bose ku maso bakabona aho ibintu bigana. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, todahaba, tovmi.